Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi w'143 dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cya Zaburi. Uyu munsi turatangira dusoma Zaburi ya 51 kugera kuri Zaburi ya 60. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Yayanditse ubwo umuhanuzi Natani yazaga ahari Dawidi amaze gusambana na Batisheba. Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke kukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye n'uca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ntunekure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu. Nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse ushenjaguwe. Mana, ntuzawusuzugura. Ugirire neza Isiyoni nk'uko uhishimira, ubake inkike z'i Yerusalemu. Nibwo uzishimira ibitambo by'abakiranutsi, nibyo bitambo byokeje n'ibitwitswe. Nibwo bazatamba amapfizi ku gicaniro cyawe. Zaburi ya 52. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Yayihimbye ubwo Dowegi Umwedomu yagendaga akabwira Sawuli ati, Dawidi yaje kwa Ahimeleki. Wantwariwe, ni iki gitumye wirata igomwa? Imbabazi z'Imana zihoraho iteka. Ururimi rwawe ruhimba ibyo kurimbura, ruhwanye n'icyuma cyogosha gityaye. Wa nkozi y'uburiganya we, ukunda ibibi ukabirutisha ibyiza, no kubeshya ukakurutisha kuvuga ibitunganye. Wa rurimi ruriganya we, ukunda amagambo yose arimbura. Nawe Imana izagutsemba iteka, izakujahura ikuvane mu ihema ryawe, ikurandure igukure mu isi y'ababaho. Abakiranutsi bazabireba batinye, bamuseke bati, dore uyu ni we utagiraga Imana igihome kimukingira, ahubwo yiringiraga ubutunzi bwe bwinshi, akikomereza gukora ibyaha. Ariko njyeweho meze nka Elayo mbisi yo mu rugo rw'Imana, niringira imbabazi z'Imana iteka ryose. Nzagushima iteka, kuko ari wowe wabikoze. Nzategerereza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe, kuko ari ryiza. Zaburi ya 53. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga, ijwi ryitwa Maharati. Ni indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Umupfapfa ajya yibwira ati, nta Mana iriho. Bononekaye bakiraniwe ibyo kwangwa urunuka, ntawe ukora ibyiza. Imana yarebye abantu iri mu ijuru, kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose basubiye inyuma, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Mbese inkozi z'ibibi nta bwenge zifite, ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima, kandi ntibambaze Imana? Aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi ari nta mpamvu, kuko Imana yashandaje amagufa y'uwegerereje ngo agutere. Wabakojeje isoni kuko Imana yabasuzuguye. Icyampa agakiza k'Abisiraheli kakaba kavuye i Siyoni. Imana nisubizayo ubwoko bwayo bwajyanyweho iminyago, nibwo abayakobo bazishima, Abisiraheli bazanezerwa. Zaburi ya 54.
Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga. Ni indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Yayihimbye ubwo abisifu bagendaga bakabaza Sawuli bati, ntuzi yuko Dawidi yihishe iwacu? Mana, nkirisha izina ryawe, uncirishirize urubanza imbaraga zawe. Mana, umva gusenga kwanjye. Tegera ugutwi amagambo yo mu kanwa kanjye, kuko abanyamahanga bampagurukiye n'abanyarugomo bashatse ku bugingo bwanjye batashyize Imana imbere yabo. Dore Imana ni umutabazi wanjye, umwami ari mu ruhande rw'abaramira ubugingo bwanjye. Azitura inabi abanzi banjye, ubarimbure kubw'umurava wawe. Nzagutambira igitambo kiva mu rukundo, Uwiteka, kuko izina ryawe ari ryiza nzarishima. Kuko Uwiteka yankijije amakuba n'ibyago byanjye byose, ijisho ryanjye rikabona icyo rishakira abanzi banjye. Zaburi ya 55. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga. Ni zaburi ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Mana, tegera ugutwi gusenga kwanjye, ntiwirengagize kwinginga kwanjye. Nyitaho unsubize. Kwiganyira bintera gukora hirya no hino bikanihisha, kubw'ijwi ry'umwanzi, kubw'agahato k'abanyabyaha, kuko bandoraho amakuba bakangenzanya umujinya. Umutima wanjye urambabaza cyane, ubwoba bwinshi bunguyeho nk'ubw'utinya urupfu. Gutinya no guhinda imishyitsi bingezeho, gukangarana kuramiramije. Ndavuga nti, icyampa nkagira amababa nk'inuma, mbangurutse nkaruhuka. Dore mba ndorongotaniye kure, nkarara mu butayu. Mba mpungiye vuba mu buhungiro, nkikinga umuyaga w'ishuheri n'umugaru. Mwami, ubamire uyoberanye indimi zabo, kuko nabonye urugomo no kurwana mu mudugudu. Ku manywa na nijoro bigendagenda hejuru y'inkike zawo, kandi gukiranirwa n'igomwa biri hagati yawo. Gukora ibyaha kuri hagati yawo, agahato n'uburiganya ntibiva mu nzira zo muri wo. Si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyagaga si we wanyirase hejuru mba naramwihishe. Ahubwo ni wowe, uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara. Twaganiraga tunezerewe, tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Urupfu rubatungure, bamanuke bajye ikuzimu bakiri bazima, kuko gukora ibyaha kuri mu mazu yabo no mu mitima yabo. Njyeweho nzambaza Imana, Uwiteka azankiza. Nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya niganyira niha, nawe azumva ijwi ryanjye. Yacunguriye ubugingo bwanjye amahoro, kugira ngo batanyegera, kuko abandwanyaga ari benshi. Imana izanyumva ibacishe bugufi, niyo ihora yicaye ku ntebe y'ubwami uhereye kera kose. Izacisha bugufi abadahindurwa ntibubahe Imana. Wa muntu yaramburiye amaboko kubuza abo babanaga amahoro, yahumanije isezerano rye. Akanwa ke kanyereraga nk'amavuta, ariko umutima we wibwiraga intambara gusa. Amagambo ye yoroheraga kurusha amavuta ya elayo, ariko yari inkota zikuwe. Ikoreze Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira. Ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Ariko wowe Mana, uzabamanurira mu rwobo rw'irimbukiro. Abicanyi n'abariganya ntibazacagasa iminsi yo kubaho kwabo, ariko njyeweho nzajya nkwiringira. Zaburi ya 56. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga, ijwi ryitwa inuma iceceka y'abakure. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yahimbye ubwo Abafilisitiya bamufatiraga i Gati. Mana, mbabarira, kuko abantu bashaka kumira. Biriza umunsi bandwanya bakampata. Abanzi banjye biriza umunsi bashaka kumira, kuko abandwananya agasuzuguro ari benshi. Uko ntinya kose nzakwiringira. Imana izampa gushima izina ryayo. Imana niyo niringiye, sinzatinya. Abantu babasha kuntwara iki? Biriza umunsi bagoreka amagambo yanjye, bibwira ibyo kungirira nabi bisa. Baraterana bakihisha, bakaronda ibirenge byanjye, kuko bubikiye ubugingo bwanjye.
mbese gukiranirwa kwabo kuzabakirisha. Mana, tsinda amahanga hasi n'umujinya wawe, ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Icyo gihe abanzi banjye bazasubizwa inyuma ku munsi ntazakiramo. Ibyo ndabizi kuko Imana iri mu ruhande rwanjye. Icyo gihe abanzi banjye bazasubizwa inyuma ku munsi nzatakiramo. Ibyo ndabizi kuko Imana iri mu ruhande rwanjye. Imana izampa gushima izina ryayo, Uwiteka azampa gushima izina rye. Imana niyo niringiye, sinzatinya. Abantu babasha kuntwara iki? Mana, imihigo naguhize indiho, kandi nzakwitura amaturo y'ishimwe, kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, n'ibirenge byanjye wabikijije gusitara, ngo mbone uko ngendera mu maso y'Imana mu mucyo w'ababaho. Zaburi ya 57. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga, ijwi ryitwa Witsemba. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yahimbwe ubwo yari mu buvumo ahunze Sawuli. Mana, mbabarira, mbabarira, kuko ubugingo bwanjye buguhungiraho. Ni koko mu gicucu cy'amababa yawe niho ngiye guhungira, kugeza aho ibi byago bizashirira. Ndatakira Imana isumba byose, Imana inkorera byose, izatuma iri mu ijuru inkize, ubwo ushaka kumira azantuka. Imana izohereza imbabazi zayo n'umurava wayo. Ubugingo bwanjye buri hagati y'intare, ndyama hagati y'abaka umuriro. Abo bantu amenyo yabo ni amacumu n'imyambi, ururimi rwabo ni inkota ityaye. Mana, wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose. Bateze ibirenge byanjye ikigoyi, umutima wanjye wiyunamiriye, bacukuye ubushya imbere yanjye, babugwamo ubwabo. Mana, umutima wanjye urakomeye, umutima wanjye urakomeye. Ndaririmba, ni koko ndaririmba ishimwe. Wa bwiza bwanjye we, kanguka, Neberu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Mwami, nzagushimira mu moko, nzakuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari ndende zigera no mu ijuru, umurava wawe ugera mu bicu. Mana, wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose. Zaburi ya 58. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga, ijwi ryitwa Witsemba. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu. Mbese guceceka niko mucisha imanza zitabera, mwa bantu mwe? Mbese muca imanza z'ukuri? Ahubwo mukorera ibyo gukiranirwa mu mitima yanyu. Urugomo rw'amaboko yanyu ni rwo rubanza mucira mu gihugu. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bameze nk'impoma y'igipfamatwi yiziba amatwi, itumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Mana, ubavuna amenyo mu kanwa kabo, Uwiteka uca imikaka y'iyo migunzu y'intare. Wuzuruke bakame nk'amazi asuma cyane, agitamika imyambi ibe nk'ibishishibano, babe nk'ikijongororwa kiyaga kigashira, babe nk'ikirambu kitigeze kureba izuba. Inkono zanyu zitarashyushywa n'umuriro w'amahwa, Imana izayajyanisha serwakira amabisi n'acanywe byose. Umukiranutsi azishima nabona uko guhora, azogesha ibirenge bye amaraso y'abanyabyaha. Bizatuma abantu bavuga bati, ni ukuri hariho ingororano y'abakiranutsi, ni ukuri hariho Imana icira imanza mu isi. Zaburi ya 59. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga, ijwi ryitwa Witsemba. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yahimbye ubwo Sawuli yatumaga bakarindira inzu kugira ngo bamwice. Mana yanjye, unkize abanzi banjye, unshyire hejuru y'abampagurukira. Unkize inkozi z'ibibi, undinde abicanyi, kuko bubikira ubugingo bwanjye. Abanyambaraga bateraniye kuntera, kandi ntazize igicumuro cyanjye cyangwa icyaha cyanjye. Uwiteka, barirukanka bakitegura, batagize icyo bampora. Kanguka unsanganire ubirebe. Ni wowe mpamagara, Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana y'Abisiraheli. Kangukira guhana abapagani bose, ntugire abanyabicumuro babi ubabarira. Bagaruka nimugoroba
bagakankama nk'imbwa, bakazenguruka umudugudu, dore badudubiranya amagambo mabi mu kanwa kabo, inkota ziri mu minwa yabo, kuko bibaza bati ninde ubyumva. Ariko wowe Uwiteka uzabaseka, uzakoba abapagani bose. Wa mbaraga yanjye we, nzagutegereza, kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira. Imana mboneramo imbabazi izansanganira. Imana izanyereka ibyo nshakira abanyubikira. Ntubice kugira ngo abantu banjye batabyibagirwa. Mwami ngabo idukingira. Batatanisha imbaraga zawe ubacishe bugufi. Ijambo ryose ryo mu minwa yabo n'igicumuro cy'akanwa kabo, ubwibone bwabo bubafate nk'umutego. Imivumo n'ibinyoma bavuga nabyo bibafatishe. Ubatsembane umujinya, ubatsembe be kubaho ukundi, kugeza ku mpera y'isi hose bamenye yuko Imana itegeka abayakobo. Ba bandi bajye bagaruka nimugoroba, bakankame nk'imbwa, bazenguruka umudugudu, bahunahune bashaka inyama, nibadahaga bakesha ijoro. Ariko njyeweho nzaririmba imbaraga zawe, kuko wambereye igihome kirekire kinkingira. Mu gitondo nzaririmbisha imbabazi zawe ijwi rirenga, n'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye. Ni wowe wa mbaraga yanjye we, nzaririmbira ishimwe, kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira, ni Imana mboneramo imbabazi. Zaburi ya 60. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa irebe ryo guhamya. Tamu ya Dawidi yahimbiye kwigisha ubwo yarwanaga n'Abasiriya b'i Mesopotamiya n'Abasiriya b'i Soba. Yowabu akagaruka akicira mu kibaya cy'umunyu Abedomu inzovu 2,000. Mana uradutaye uradushenye, wararakaye udusubizemo intege. Wateye igihugu igishyitsi uragisatura, ziba ubusate bwacyo kuko gitigita. Weretse abantu bawe ibikomeye, watunywesheje inzoga zidandabiranya. Wahaye abakubaha ibendera kugira ngo bahunge umuheto. Kirisha ukuboko kwawe kw'iburyo unsubize, kugira ngo abo ukunda bakizwe. Imana yarahiye kwera kwayo iti, nzishima nzagabanya Shekemu, kandi nzagabanisha urugero igikombe cy'Isokoti. Galeyadi ni ahanjye, umuryango wa Manase ni uwanjye. Uwa Efurayimu ni wo ukingira umutwe wanjye, uwa Yuda ni wo nkoni yanjye y'ubwami. Aba Mowabu ni bo gikarabiro cyanjye, Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Filisitiya umvugirize impundu. Ninde uzanyinjiza mu mudugudu ufite igihome gikomeye? Ninde uzangeza Edomu? Si wowe Mana wadutaye uzangezayo? Si wowe Mana utajyanaga n'ingabo zacu uzangezayo? Udutabare mubisha, kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Imana izadukoresha iby'ubutwari, kuko ariyo izaribata ababisha bacu. Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibice 61, dusoma Zaburi ya 61 kugeza kuri Zaburi ya 70. Imana ibaha